Tekereza gato uyu munsi uryamye wawe cyangwa wibereye mu rugo mu mahoro n'umuryango wawe mu buryo butunguranye abapolisi bambaye impuzankano ya leta bafite n'imodoka z'akazi binjiye wawe n'imbaraga nyinshi uti mumbabarire habaye iki bakakubwira bati wowe ngwino tugende baragushaka kandi nujyayo barakwica ese wakora iki muri uwo mwanya ni ibintu biteye ubwoba cyane ariko ibi si filime ni inkurumamo y'incamugongo iri kuvugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi aho abapolisi bamwe mu bakekwa ko ari abashinzwe kurinda umukuru w'igihugu bafashwe mpiri bashinjwa gushimuta umuturage bamwambura akayabo ka miliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi ibintu byakozwe nk'ikinamico cyateguwe ku rwego rwo hejuru cyane. Mwongeye kwirwa neza cyangwa mwaramutse inshuti bakunzi ba Pilot News TV bitewe naho muherereye kandi nkamba ikaze muri aya makuru yacu acukumbuye. Niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ujye ukomeza ubane natwe. Nkuko nababwiye mu ntangiriro inkuru idasanzwe iri kuvugwa i Bujumbura. Iyo abapolisi bahindutse ibirura ku baturage bagombaga kurinda. Ubusanzwe urwego rwa polisi rubereyeho kureberera umutekano w'abaturage n'ibyabo. Ibyo ngira ngo murabizi mu Rwanda uko ibintu bigenda. Ariko nubundi ku isi yose niyo mahame y'igipolisi. Ariko iyi nkuru yo irerekana ishusho itandukanye cyane. Abapolisi 5 b'i Burundi bamaze gutabwa muri yombi. Ibi bikaba byaranemejwe n'inzego za leta ku mugaragaro. Bari gukurikiranwaho icyaha kigayitse cyane cyo kwambura no gushimuta umuturage witwa Nyandwi Gerard. Bikaba bivugwa ko bamwe muri bo bari mu gatsiko kabacunga umutekano wihariye wa President Evariste Ndayishimiye. Reka dusubire inyuma gato turebe uko ubu bujura cyangwa se ubucakura cyangwa ubusambo bwapanzwe kugeza bushyizwe mu bikorwa. Umuvugizi wa polisi y'u Burundi bwana Pierre Nkurikiye yafashe umwanya asobanurira itangazamakuru uko byagenze. Yatangaje ko abapolisi usibye 5 bafashwe bari 6 muri rusange. Ntabwo bigeze bihisha cyangwa ngo bipfuke mu maso oya rwose baje bambaye impuzankano y'igipolisi yuzuye bafite n'imodoka y'akazi ya polisi iriho n'ibirango byose byemewe n'amategeko. Ibi byatumye bitwara nk'abari mu kazi ka leta gasanzwe. Uku kwihishira inyuma cyangwa kwisha inyuma y'imbaraga za leta nibyo byabahaye icyuho gikomeye cyo gutera no kwinjira mu rugo rwa Nyandwi ruherereye mu murwa mukuru w'ubucuruzi wa Bujumbura. Ibi byabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa Mata uyu mwaka turi mu 2026. Uko binjiye mu rugo byari biteye ubwoba. Bakihagera amagambo babwiye Nyandwi ntabwo yari abapolisi baje kubaza amakuru. Bwana Nkurikiye yasobanuye ko bahise babwira nyir'urugo bati wowe ngwino tugende. Barakudutumye bamufashe mu majigo bamushyira mu modoka ye bwite. Barangije bamuherekeza na ya modoka y'igipolisi bari bazanye bimwe bita escort kugira ngo muri rubanda bigaragare nkaho ari igikorwa gisanzwe cy'inzego z'umutekano cyangwa operasiyo isanzwe. Bamugejeje mu mujyi rwagati nibwo batangiye kugaragaza umugambi wabo nyirizina. Batangiye kumutera ubwoba bamubwira bati ushaka n'urwego rw'iperereza ry'igihugu kandi uko twumvise ibintu ushinjwa biraremereye barakwica. Murumva namwe uburyo bw'icarubozo ryo mu mutwe bamukoreye. Kumubwira ko ugiye kwicwa byari uburyo bwo kumuca intege burundu kugira ngo yemere gukora icyo bamusaba cyose. Kugeza aho ngaho abapolisi berekanye isura yabo nyayo y'ubwambuzi. Bwana Nkurikiye yatangaje ko aba bapolisi batabereye abana beza cyangwa batarekeye aho ngo bamutware rwose, ahubwo bahise bamusaba amafaranga kugira ngo bamureke yigendere. Babwiye umuturage Nyandwi ko agomba guhita abaha akayabo ka miliyoni 20 z'amafaranga y'amarundi.
mu ntoki kugira ngo bamutorokeshe cyangwa bamureke agende. Bitaba ibyo bagahita bamushyira urwego rw'iperereza nk'uko babivuze rukamwica. Nyandwi mu kwiheba ndetse n'ubwoba bwinshi yababwiye ko nta mafaranga angana gutyo atunze cyangwa ashobora kubona ako kanya. Yababwiye ko afite ibihumbi 500 y'amarundi gusa, ndetse akaba yabahaye amafaranga binginga. Ariko abapolisi bari bafite inyota y'amafaranga menshi, baranga baramutsembera. Kugira ngo bamwongerere igitutu cyane, batangiye gufata amafoto ye, bakoresha amayeri akomeye bati iyi foto twamaze kuyoherereza abakudutumye. Ubu ngubu ahubwo nutinda turakunyarukana tukujyane. Kumutera ubwoba kwatumye Nyandwi yumva ko iherezo rye ryageze. Aratabaza mu nshuti n'abavandimwe be, yifashishije kuri telefone nyine bahamagara abasaba ubufasha bwihutirwa ati munguze. Nyine aguzaguza wabonye wese mu nshuti ze za hafi ndetse n'abandi bantu baba baziranye kuri telefone. Amaze kugira ngo akusanye ako kayabo mu nshuti ze, bakoze uko bashoboye, batanga imisanzu cyangwa izo nshuti n'abavandimwe bagejeje kugenda bamuhereza amafaranga kugeza ubwo wuje miliyoni 15. Nyandwi amaze kuyafata arayabashyikiriza ndetse barayakira, bahita bahindura imvugo. Bwana Nkurikiye, umuvugizi wa polisi, yasobanuye ko bamaze kwakira uyu murengera w'amafaranga, abapolisi bahise babwira Nyandwi ko kubera ayo mafaranga bahaye bagiye kubeshya abashinzwe iperereza rya leta ko bamubuze cyangwa ko babuze aho yarari. Bityo baramureka asubira mu rugo rwe akomeza ubuzima bwe. Ubwo uwo munsi nubwo yari yakutse umutima ndetse yatakaje akayabo, ariko se ibintu byabaye ishusho imwe gusa mu gicuku cy'u Burundi, nako mu gihugu cy'u Burundi mumbabarire. Ibi ni ubwa mbere bibaye? Oya, ibi ni nk'akamanyu k'umugati ku byabaye byose cyangwa ibikomeje kuba muri gihugu cy'u Burundi. Ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa Mata, Radio RPA, ijwi ry'abanyagihugu, ngira ngo murayizi, ikunze gucukumbura ibijyanye n'umutekano n'ibibera mu gihugu cy'u Burundi imbere, yatangaje andi makuru aremereye yaturutse mu nzego z'umutekano z'u Burundi bwite. Aya makuru agaragaza ko aba bapolisi bateye urugo rwa Nyandwi atari abapolisi basanzwe tubona ku mihanda, ahubwo ko ari bamwe mu barinda umukuru w'igihugu. RP ivuga ko atari ibintu byatangiye uwo munsi, ngo abapolisi cyangwa abandi nkabo bamaze imyaka myinshi basimburana nabo bakorana muri ubujura n'ubushimusi bw'abaturage. Ikindi gitangaje iyi radio yatangaje ni uburyo bakora aka kazi kabo k'ubujura. Igitangazamakuru kivuga ko abapolisi barinda President Ndayishimiye bakoresha muri ubujura imodoka z'akazi za leta, pick-up, ndetse ibitenyeke cyane, bagakoresha n'imbangukira gutabara ambulance cyangwa izindi modoka za leta mu bundi bwoko nyine nk'ama V8. Kuki rero bakoresha izi modoka? Impamvu ni ukugira ngo bajijishe. Iyo umuturage abonye V8 y'abashinzwe umutekano cyangwa imbangukira gutabara cyangwa Vigo imugezeho, biba bigoye cyane ko uwo bateye yashidikanya ko batari mu kazi. Abantu bose bumva ko ari igikorwa cya leta cyemewe n'amategeko rwose. Aha rero niho hakwiye kwibazwa ibibazo bikomeye ndetse no gukora isesengura. Abapolisi 5 bafashwe, nk'uko amakuru abivuga, bafite amapeti mato cyane mu rwego rwa polisi. Ikibazo abaturage barimo kwibaza ni iki: ese umupolisi ufite ipeti rito yavanaho ubushobozi n'ububasha bwo gutwara imodoka ya V8 n'imbangukira gutabara za leta zitangwa mu kazi ko kurinda umukuru w'igihugu? Akazikoresha ajya gushimuta abantu adafite umuntu ukomeye umuri inyuma wamuhaye uruhushya. Abasesenguzi bakomeye bakaba bakomeje kuvuga ko bikekwa cyane ko hari umuntu w'ikigugu cyangwa se umuyobozi ukomeye ushobora kuba abatuma muri ubu bujura ndetse akabakingira ikibaba. Kuba bamaze igihe kinini babukora ariko nta kintu kiba cyangwa nta buryo batabafata,
byerekana ko haba hari imbaraga ziri hejuru yabo zibakingira ikibaba kugeza ubwo byanze bigapfira kuri uyu Nyandwi. Mu gusoza rero iyi nkuru yacu y'uyu munsi biragaragara ko ibi bintu atari byo kwihanganirwa. Leta y'u Burundi ifite inshingano ikomeye cyane yo kurengera umutekano w'abaturage no gushaka uriya mutwe wishe inyuma y'aba polisi bafite amapeti mato, ubutabera bugakora akazi kabwo nta marangamutima kugira ngo ababigizemo uruhare bose bahanwe by'intangarugero. Ese mwe mudukurikira murabibona mute? Ibi ni ibintu mubona mu buhe buryo? Ese mwemera ko abapolisi bafite amapeti mato bakora ibi bintu bonyine nta muntu mukuru ubibatumaho cyangwa ubashyigikiye cyangwa bakingira ikibaba? Tanga igitekerezo cyawe mu mwanya wagenewe gutanga ibitekerezo comment section hasi kugira ngo dusangire ibitekerezo nk'uko mubizi. Rero nk'abandi Pilot News TV aho nkomeje kugenda bageza amakuru, like, subscribe, ndabashimiye cyane kandi uburyo mukomeza kudukurikira. Mukomeze mugire ibihe byiza ndetse n'umutekano usesuye.